ry'Imana Data n'Umwana n'Umutagatifu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Yezu arakomeza yigiye imbere, abona umuntu wicaye mu biro by'imisoro akitwa Matayo. Aramubwira ati nkurikira. Arahaguruka aramukurikira. Nuko igihe Yezu yari ku meza iwe, abasoresha benshi n'abanyabyaha baraza basangira nawe n'abigishwa be. Abafarisayi babibonye babaza abigishwa be bati ni iki gituma umwigisha wanyu asangira n'abasoresha n'abanyabyaha? We rero abyumvise aravuga ati abazima si bo bakeneye umuvuzi ahubwo ni abarwayi. Nimugende rero musiganuze icyo iri jambo rivuga ngo icyo nshaka ni impuhwe si igitambo. Erega sinazanywe no guhamagara intungane ahubwo abanyabyaha. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Seza kuzwe. Ijambo ry'Imana tumaze kumva riri mu Ivanjili ya Matayo, umutwe wa 9 kuva ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 13. Twumvise ubutorwe bwa Matayo, uko Yezu yamutoye ngo akanasangira n'abanyabyaha. Yezu yasangiye n'abanyabyaha. Yezu yatoye umunyabyaha. Ngo burya Imana ntabwo yanga umunyabyaha, ngo ahubwo yanga icyaha. Buriya se murumva ari iki cyatumye Yezu asangira n'abanyabyaha? Murumva ari iki cyatumye Yezu atora umunyabyaha? Mu muco wacu, iyo ufite ijambo ushaka kubwira umuntu, mbere na mbere uramwegera, sibyo? Ukamuganiriza, ukamubwira ko wumva hari icyo ushaka kumubwira. Ariko iyo ushaka ko ikiganiro mugirana kirushaho kugira imbaraga kigakomera, uramutumira mugasangira ku meza, sibyo? Mugahurira ku meza. Buriya abagabo iyo bagiye kuganira ibintu bikomeye, ahamagara mugenzi we akamugurira agacupa, yarangiza akajya yamubwira ibyo yifuza kumubwira. Gusangira n'abanyabyaha murumva icyo bisobanuye? Nicyo cyatumye Yezu asangira n'abanyabyaha, nuko yari azi ko mu musangiro ariho azabigarurira akababwira icyo abifuzaho. Ese mugira ngo dutura igitambo cya misa ari uko turi intungane? Kuki se dusangira na Yezu mu misa? Nuko tuba turi abatagatifu. Iyo tugiye ku meza ye akatubwira ngo iki ni umubiri wanjye, tukamuhabwa. Mu kudufungurira Yezu arashaka kuduhindura, arashaka kuduha ubutumwa yatwiyegereje kugira ngo atubwire icyo atwifuzaho. Twaje hano ku ibanga ry'amahoro. Nuko se turi intungane? Nuko Yezu atwiyegereza. Ndagira ngo tuzirikane ingingo remezo nifuje ko tuzirikanaho muri iyi nyigisho igira iti abantu bose bakeneye impuhwe z'Imana. Nibyo, abantu bose bakeneye impuhwe z'Imana. Kubera iki twese tutari hano? Niba abantu bose bakeneye impuhwe z'Imana,
kubera iki twese tutaje hano koko nk'abantu bakeneye impuhwe z'Imana? Muzi impamvu? Nubwo abantu bose bakeneye impuhwe z'Imana, ntabwo abantu bose bazi ko bakeneye impuhwe z'Imana. Mwari mubizi? Abantu bose bakeneye impuhwe z'Imana, ari ababizi ari n'abatabizi. Mugira ngo abantu bose bazi ko bakeneye impuhwe z'Imana se? Mugira ngo abantu bose bazi ko impuhwe z'Imana arizo zibabeshejeho se? Ndakurahiye. Ngo aho ubukungu bw'umuntu buri niho umutima we. Abantu bose rero tuzirikane ko abantu bose bakeneye impuhwe z'Imana, baba babizi n'abatabizi. Wowe rero intumwa y'impuhwe z'Imana, icyo Yesu aguhamagarira uyu munsi nicyo yahamagariye Mama Faustina, kugira ngo abwire abantu bose yuko bakeneye kubeshwaho n'impuhwe ze, ababizi ndetse n'abatabizi. Kandi muri iyi si ya none tubona yuko abantu benshi batazi yuko bakeneye impuhwe z'Imana kugira ngo babeho. Ngaha rero aho ubutumwa bwacu buri. Kristo Yesu akuzwe. Muri kumva aho ubutumwa bwacu buri? Ni ukujya kubwira abantu bose yuko bakeneye impuhwe z'Imana kugira ngo babeho. Utangire ejo rero. Nutambuka kuri ka kabari kuzuyemo abantu bari kubyina, ugenda ubabwire ngo mukeneye impuhwe z'Imana kugira ngo mubeho. Nushaka wisohokere ukomeze ugende. Mugira ngo ntuzaba ukoze ubutumwa. Umunsi umwe guverineri w'intara ya Dar es Salaam yabonaga ukuntu abantu bo muri Dar es Salaam babaho mu buzima bw'iraha, bakarara mu mabuwate de nuit, mu mahoteli. Arangije aravuga ngo abavuga butumwa rero ngo aho bigeze ngo bakwiye kugenda bakajya mu mabuwate na hirya no hino hose, ngo bakabwira abantu b'i Dar es Salaam ko Imana ikibaho, ngo banza abantu b'i Dar es Salaam ngo bari bagiye ko Imana ibaho. Uzi ko hari igihe abantu babaho bakibagirwa ko impuhwe z'Imana zibaho? Iwacu ahantu mvuka hari ahantu hari agasantere gashyushye cyane kaba karimo abantu bari kubyina indaya, ku buryo rwose ushobora kuhatambuka bikagusaba gufunga amaso. Hanyuma uhagiye uri nk'umukristo nyine wakibaza niba abantu bazi ko Imana ibaho. Abantu bose bakeneye impuhwe z'Imana rero, ari ababizi n'abatabizi. Nimutinyuke rero nk'abahamya b'impuhwe z'Imana, mugende mubwire abantu bose yuko bakeneye kubeshwaho n'impuhwe z'Imana. Mumere nka Yohani Batista, ijwi ry'uvugira mu butayu. Mbereke impamvu se abantu bakeneye impuhwe z'Imana ndetse n'abatabizi. Ivanjiri tumaze kuzirikana mwayumvise? Ngo byagenze gute? Ngo Yesu yatambutse ku muntu witwaga Levi, Matayo, ngo amusanga mu biro by'imisoro, ngo arangije ngo aramubwira ngo iki? Ngo nkurikira. Umuntu aratambutse ku karere, agiye mu biro, abwiye kontabure w'akarere ati nkurikira. Numva ukuntu gutora kwa Yesu kwabaga gutangaje. Akibaza ese buriya yarabwiwe n'iki? Buriya muntu aho ari kuki se yagiye akaba ari wajya gushakisha? Nuko abantu bose bakeneye impuhwe z'Imana. Ari uri muri bya bindi bya gasutamo, ari uri hahandi mu bitaro kwa muganga, ari uri muri
ka kabari hirya iyo, abantu bose bakeneye impuhwe z'Imana, ari ababizi n'abatabizi. Mugira ngo Matayo yari asanzwe azi Yezu se? Ntabwo yari azi Yezu, n'akazi yakoraga nta hantu kari kuzamuhuriza na Yezu. Twibaze, ese impuhwe z'Imana turazishakashaka? Turazishakashaka? Yego. Nyamara nizo zidushakashaka. Imana ngo niyo yadukunze mbere. Imana niyo yateye intambwe ya mbere idushaka. Yezu buriya, buri wese nafata ifoto ya Matayo ayishyire mu mutima we ayigiriye, arebe niba nta munsi umwe Yezu yigeze amusangana akamubwira ngo nkurikira. Ndahamya yuko nta muntu wizanye hano muhari. Hari ahantu yatorewe ubutorwe bwa Matayo, nibwo butorwe bwawe. Hari ahantu yahuriye na Yezu nyirimo akamubwira ati nyamara runaka wowe ndagushaka, nkurikira. Turi hano rero ntabwo ari uko twihamagaye, nta nubwo ari twe twashakashatse Imana. Nuko Imana ubwayo ariyo yatugiriye impuhwe mbere na mbere, ikatwiyegereza ikatubwira ngo nkurikira. Kristo Yezu akuzwe. Ijambo Yezu yabwiye Matayo n'uyu munsi ararimbwira, nawe ararikubwira. Ni ijambo rya buri munsi, icyifuzo cya Kristo buri munsi nuko aturebana indoro y'impuhwe ze, akatubwira ngo nkurikira. Yezu ahora ahangayikishijwe n'intege nke zanjye. Yezu ahora ahangayikishijwe n'ibimpi bikanyije rimwe na rimwe atarimo, adafitemo uruhare, agashaka kubinkuramo kugira ngo mukurikire anjyane mu bye. Matayo twigishe natwe guhita ako kanya duhaguruka. Matayo ntabwo ivanjiri tubwira ngo yatanze igisubizo kindi, ngo ako kanya yarahagurutse aramukurikira. Ntigeze amubwira ngo reka mbanze noze ibintu by'abandi ngo ntange raporo. Yari umukozi kamemu, mbanze ntange raporo nsige muritse ibintu by'abandi. Oya, ngo ako kanya yarahagurutse aramukurikira. Indoro y'impuhwe z'Imana imaze kunesha ubwigenge bwa muntu busanzwe yari asanganywe, imuha ubwigenge nyakuri, ari bwo gukurikira Yesu. Nimwibaze, Matayo yaragiye rero akurikiye Yesu. Ariko buriya tuvugisha ukuri, wakubwira ngo uze hano ku ibanga ry'amahoro, wavuye i Nyabitimbo Irasano, wavuye Imwezi, wavuye ku Nkombo, wavuye hehe. Hari abantu benshi baba baje n'amaguru, ariko n'abataje n'amaguru, hari igihe umuntu aba yaje n'imodoka ariko ari umurwayi ukomeye cyane. Ndahira ko bababwira ngo muze mwirirwe hano muharare, niwe wakwandikira umushahara w'50. Ndabizi ko ababyemera ari imbarwa. N'urwo rugendo bashobora kurukora bakarushobora n'imbarwa. Matayo rero we akurikiye Yezu kuko yari yamaze kureshywa n'impuhwe z'Imana. Abakoranaga batangiye kwibaza ngo ariko uyu mugabo ubasha gukura uriya mugabo mu biro akamukurikira, turiya mu boss ashobora kuba ahemba menshi cyane ugereranyije n'akazi uriya muntu yari afite. Ati buriya batangira kumubaza bati se twebwe wadusabiye akazi uriya mu boss mushyashya wakwangaje. Nuko rero Matayo abatangiye gutanga urugero rw'ubuhamya bw'ukwemera. Arabasobanurira uko yakoreraga umushahara atakiwukorera, yahamagawe mu buzima bushya. Ukurikiye Yezu rero, Yezu amuhindurira amateka. Kristo Yezu akuzwe. Yezu amuhindurira ubuzima. Imibereho yari asanganywe igahinduka ukundi.
kubera ijambo rimwe Yezu avuze ukamukurikira, biroroshye ko wari umunyabyaha rwimbyi ahinduka umutagatifu, agahinduka uwamamaza ivanjiri ya Yezu. Impuhwe z'Imana nizo zitwishakira. Umuhamagaro wa Matayo uratwereka yuko Imana ariyo yatugiriye impuhwe bwa mbere, iratureshya, iratureba, iradushakashaka ikagusanga mu nguni y'umutima wawe kure cyane, ikakubwira ngo wowe nkurikira. Niwumva ijwi ry'Imana rero Yezu uyu munsi iri joro akubwiye ngo runaka wowe nkurikira, ntunangire umutima. Kristo Yezu akuzwe. Urebe ahantu Yezu ashobora kugusanga uyu munsi. Ntabwo ikibazo ari ibiro by'imisoro urimo, ariko ushobora kuba hari ikindi kikuboshye, ushobora kuba hari ikindi kinzitiye kiri gutuma ntakurikira Yezu uko bikwiye, kiri gutuma Yezu ashakashaka, agafata itoroshi ashakashaka, yangira akambwira ngo wowe Padiri Noheli nkurikira. Iri jambo uyu munsi ni njyewe ribwirwa, ni wowe ribwirwa. Tureke kuryerekeza ku bandi, ntabwo uyu munsi ari irya Matayo, kuko ikibazo uyu munsi dufite ntabwo ari cyo kumenya ngo Yezu yabwiwe na Matayo gute ngo amukurikire. Ibyo twarabyigishijwe turabizi, ariko njyewe binyigisha iki? Uyu munsi Yezu arabwira nde? Ninde Matayo? Aramubwira iki? Icyama ngo uyu munsi mbe umumatayo, Yezu ansange hahandi ambwire ngo nkurikira, kandi impuhwe ze zindeshye zimpagurutse ako kanya mukurikire, njye kuba umuhamya w'impuhwe ze. Impuhwe z'Imana ziradushakashaka. Hanyuma nyuma yuko ibyaha bishobora kutujyana kure y'Imana cyane, tukaba twanayitera umugongo cyangwa tukayibagirwa, iyo impuhwe z'Imana zidukoze ku mutima, natwe tugira inyota yo gushakashaka gusanganira za mpuhwe z'Imana. Umuntu wamaze kumenya ko Yezu ari we mukiza, ari ushobora kumukura mu mwijima arimo, ari ushobora kumukura mu kaga arimo, ari ushobora kumukura mu gahinda arimo, ari ushobora kumubera umukiro, nta kintu na kimwe gishobora kumubuza gushaka Yezu no kumusanga no kumukurikira. Hari icyo muzi? Inyota ye yose n'imbaraga ze zose azishyira mu gukurikira Yezu no kumushakashaka no kumukurikira. Mwari mwabona umunyabyaha uri gushaka Imana? Agenda yirukanka, yewe imbaraga z'Imana zimurimo, kubera yuko iyo umuntu ateye intambwe asanga Imana, Imana itera intambwe 99 imusanga, imbaraga z'Imana ziramwirukansa kugeza ubwo nta kintu na gito gishobora kumuhagarika. Baho urugero, nimurebe umugabo bita Zakewusi. Zakewusi nawe yari umusoresha nk'uyu Matayo, ngo amaze kumva ibya Yezu akajya mu isuzumiro, mu mutima we akumva yuko yacumuye kenshi muri byinshi, we ntabwo yategereje ko Yezu ngo amugira ngo amubwire ngo nkurikira, kuko yari yamaze kumenya Yezu ari we, nuko ari gukungahaye mu gukiza, ukungahaye mu kugirira impuhwe umunyabyaha. Ngo yarirukanse, arirukanka. Umunyabyaha amaze kumenya ko Yezu ari umukiza, yirukanka amushaka amusanga.
n'ikimenyimenyi iyo nkeneye guhabwa penetensiya ntabwo nshaka guhamagara padiri baridi ngo mubwire ngo nyabuneka uzaze mwezi kuma penetensiya. Oya, ndava mwezi nze hano ku ibanga ry'amahoro mubwire ni padiri nje gusaba penetensiya, kubera ko ni ngewe uremerewe, sibyo? Namaze kumenya yuko Yesu ari ushobora kugira ute kunyiza, ndirukanka mushakashake yewe n'ibindi byose narindimo ndabita, ariko kugeza ubwo muye na Yesu akanyiza. Zakewusi byaramugoye cyane, kubera yuko ngo kugera kuri Yesu kugira ngo abone Yesu, n'abantu bari bamukurikiye bose n'ubugufi bwe ntago byamushobokeraga. Yigiriye inama kugira ngo abone Yesu ngo ajya kurira hejuru igiti kugira ngo agere mu gasongero abashe kubona Yesu. Murumva urwo rugendo yakoze, kuva hasi akazamuka hejuru. Kuva mu mwijima, kuva mu byaha, ni urugendo umukristo akora, roho y'umukristo ikora, rumukura hasi rukamuzamura hejuru, rumuganisha mu ijuru gusanganira impuhwe z'Imana. Yesu ngo aramureba ati Zakewusi, manuka. Kristo Yesu akuzwe. Wowe rero waje gushakashaka Yesu, waje gushaka impuhwe z'Imana, watereye umusozi ukurira igiti ushakashaka Yesu, uyu munsi iri joro Yesu arakubwira ngo manuka. Ahangaha Yesu arakubwira ngo uyu munsi ndararana nawe, uyu munsi ndarara iwawe, ndacumbika iwawe. Yesu araje kugira ngo acumbike mu mutima wawe. Ufite ibintu byinshi byakubuzaga gucya ku mutima, hari ibintu byinshi bitubuza gucya ku mutima. Ubu hari washyira nk'akamashini ku mitima yanyu yakumirwa, ariko nk'akamashini kareba ibiri mu mitima y'abantu. Ubu hari n'ibintu by'ibibyimba, bikomere, ibiki by'amateka. Umuntu akaza hano, umugabo yaramutesheje umutwe, abana, umugore, ibiki byose, umutima warabyimbye kubera agahinda. Manuka, uyu munsi ndarara iwawe. Yesu uyu munsi ashaka kurarana nawe iri joro kugira ngo muganire byimbitse. Urebe muri bya bikomere ufite, muri bya bibazo ufite, urebe niba harimo ibirimo uruhare rwawe wowe, ibyo wagizemo uruhare. Ibyo wagizemo uruhare ubimubwire Yesu. Umubwire uti ahangaha rwose nabuze ukwihangana, narahemutse, nagize ubugome bukomeye, nakoze ibyaha bikomeye, nagize gutya na gutya, ariko naje kugushaka kugira ngo unkize. Yesu arakubwira ngo manuka, arakuruhura kuko impuhwe zisesa urubanza. Impuhwe ze zisesa urubanza. Impuhwe z'Imana iyo zihuye n'ukwicuza bibyara iki harya ubwo? Imbabazi zihuye n'ukwicuza bibyara iki? Bibyara ubutungane. Uwahuye na Yesu ntabwo ashobora gusubirayo nk'uko yaje, kuko impuhwe ziba zahuye n'ukwicuza. Nimurebe uriya mwana w'ikirara ukuntu yibwiraga mbere yuko ubwo agiye kure y'umubyeyi agiye kubaho mu bwigenge, nyamara byahebye ukajya. Amaze kujya kure y'umubyeyi yarakubititse, amererwa nabi, arazahara. Rega twese turi abana imbere y'Imana.
twiga muri primaire twajyaga twiga bari kudusotoza gufata mu mutwe ururimi rw'igifaransa. Hari amaresitation twajyaga twiga vuga ngo je neva, je diza, puis 20 ans je suis grand, ngo mais pour mes parents je suis un enfant. Umwana ari kuvuga ukuntu yagiye akura imyaka 9, imyaka 10, ageze kuri 20 yumva n'umusore w'igihame. Atariko uko nangana kose imbere y'ababyeyi banje ndi umwana muto cyane, ndacyari umwana, ndi umwana mutoya. Hari igihe umuntu yumva akumva ko akuze, afite ububasha, afite ubushobozi, ibintu byose bishoboka bitewe n'ikigero arimo cyangwa n'ubuzima arimo. Ariko umwana w'Imana wese yitwa umwana w'Imana kuko ni umwana imbere y'Imana. Iyo rero tutagishaka kuba abana, ubwo tuba twageze mu kwikuza kwa muntu, dutakaza ububyeyi bw'Imana, noneho tukajya kure y'Imana. Nimurebe umwana uri kuririra umubyeyi, uri kumutakira, igihe yabaze kwirukana umubyeyi akamwereka yuko atamukeneye, uwo mwana se buriya yaba akishoboye? Ko yakumva n'imbwa imotsi agataka akarira, agatangira kwibaza uko biri bugende. Umwana rero agira umutekano igihe cyose ari kumwe n'umubyeyi we, agira amahoro igihe ari kumwe n'umubyeyi, agira ibyishimo igihe ari kumwe n'umubyeyi we, anogerwa ari kumwe n'umubyeyi we. Uriya mwana rero amaze kwijyana kure y'umubyeyi, bya bintu byose yari yishingikirije byamubereye igihombo n'umusenyi. Hanyuma ngo kwa kwicuza guhura n'impuhwe, umwana amaze gukubitika inzara imurembeje, ngo nyamara se ngo kwa data ngo hari bingana gute, ngo ko abagaragu n'imbwa n'ingurube ngo barya bagasigaza, ngo icyama ngo njyewe ngo nkagenda nkajya kwa data nkamusaba kungira umwe mu bagaragu be, mu bashumba, nagirirwa ubuntu bwo kujya ndya n'ibyo ngo amatungo asigaje. Mutekereze umwana wari ufite ubutoni mu rugo iwabo, ageraho noneho yifuza kujya arya ibisigazwa by'amatungo. Impuhwe rero, impuhwe ni ikintu gikomeye cyane. Iyo umuntu yiyambuye impuhwe z'Imana, aba yiyambuye agaciro kose mu buzima, aba yiyambuye isura y'Imana, kuko isura y'Imana ni impuhwe. Aba yamaze guta ubwiza bw'Imana, aba yamaze guta agaciro, aba yamaze gutakaza isaro. Uriya mwana gutangira kuvuga kuriya no kumera kuriya, ni uko yari yamaze kwiyambura ibyo byose. Ariko kuko impuhwe z'Imana arizo zidushakashaka, Imana yaremye mu mutima we ijambo ryo kwibuka ngo nyamara se kwa data. Mu bundi buryo ni ukuvuga ngo yibutse yuko impuhwe z'Imana ziri hejuru, zisumbye kure ubuhemu bwa muntu. Kristo Yesu akuzwe. Nta hantu kure umuntu ajya Imana itamukura. Yibutse ko impuhwe z'Imana zisumbye kure ubuhemu bwa muntu, yibuka ko impuhwe zase zisumbye kure cyane ubuhemu yagize n'ubuzima arimo. Arangije aravuga ngo reka mpaguruke nsange data. Kristo Yesu akuzwe. Iryo ni ijambo rikomeye. Yesu yabwiye Matayo ngo nkurikira. Uyu mwana w'ikirara waravuze ngo reka mpaguruke nsange data. Mu yandi magambo, iyo ukwicuza kuje kugasakirana n'impuhwe, bibyara ubutungane butagereranywa. Reka mpaguruke nsange data. Aha ni ahantu ho kuvugira ijambo nk'iryo ngo reka mpaguruke nsange data, kuko yari amaze kuzirikana ko kwa se hari ubusendere bw'imbabazi, ubusendere bw'impuhwe, ubusendere bw'urukundo. Erega ntukashake kumva impuhwe z'Imana ngo dushyiremo imibare minini cyane n'ubwenge buhanitse n'ibitekerezo bya kure. Tujye tubireba, mwese muri ababyeyi hafi ya mwese, tujye tureba umwana iyo yakunaniye, umwana ukabona afashe initiative cyangwa umugambi wo kwisubiraho, akaza akagusaba imbabazi uri umubyeyi, harya umwakira gute?
uramubwira ngo mva imbere wakirogewe, cyangwa ushimishwa nuko umwana yongeye gutera intambwe. Reka mbabwize ukuri, iyo umwana akunaniye akamara n'imyaka myinshi kubera ukuntu wowe uhangayitse nk'umubyeyi, hari n'igihe utera intambwe ya mbere ukagenda umushotora ugira ngo urebe yuko yaba afite umutima wo kwicuza no kwisubiraho, ukagenda umushotora, mwana wanjye se, cyangwa se ukitambutsa ku rugo rwe amakuru n'iki, kugira ngo urebe ko hari n'agatekerezo yaba afite ko kugira ute, ko kugaruka. Iyo rero wa mwana avuze iryo jambo ngo reka mpaguruke nsange data, ndakubwiza ukuri, yageze kwa se asanga ibintu ari munangi, ntabwo isa mucyurira ngo subira iyo uvuye wakirogewe, ntungarukire mu rugo singushaka. Umubyeyi nyawe ariko ni wa mubyeyi nyine wimuwe ndi kuvuga, kuko abaho n'ababyeyi gito, ariko uriya mwana w'ikirara we yari azi ububyeyi bwa se n'ubumuntu yari yifitemo. Hanyuma nk'umwana ageze kwa se, ngo ise yiyibagije bya bindi byose, ngo amugwa mu nda, ngo aramusomagura cyane, amuhoberana ibyishimo byinshi cyane. Kristo Yezu akuzwe. Ndifuza yuko muzirikana aho hantu cyane, ukuntu ise uriya mwana yamwakiriye. Uyu munsi ni umunsi mukuru w'umutima utagira inenge wa Bikira Mariya, ndetse diyosezi yacu yaragizwe umutima utagira inenge wa Bikira Mariya. Mujya mubyibuka? Umutima utagira inenge wa Bikira Mariya ugaragarira mu bubyeyi bwa Bikira Mariya. Yewe nengeye kuvuga ngo kuva mu mibyirukire ye ahabwa ubutumwa na marayika, umutima wa Bikira Mariya uko yagiye witwara mu bintu bikomeye cyane yagiye anyuramo, cyangwa yagiye abwirwa n'Imana cyangwa ahabwa. Uzi ko Bikira Mariya imyitwarire yose imbere y'ibikomeye yabaga itangaje. Nimwibuke igihe umwana we yamushakaga iminsi 3 yaramubuze, murabyibuka? Ngo arangije aramubaza ngo mwana wanjye, ngo nge na so ngo twagushakanye umutima uhagaze. Arya ivanjiri y'uyu munsi si uko yavugaga? Mwana wanjye, nge na so twagushakanye umutima uhagaze. Tuvugisha ukuri, uri umubyeyi. Bari bavuye Yerusalemu basubira i Nazareti, batashye bashakashaka umwana baraheba pe. Umunsi urira, undi urira, wa kabiri wa gatatu, basubira noneho i Yerusalemu. Hari urugendo rurerure cyane, ngo bamusanga mu ngoro ateze amatwi abigisha, ngo mwana wanjye, nge na so twagushakanye umutima uhagaze. Mutekereze umwana wagutesheje umutwe, wiri umushaka umunsi 1, 2, 3, umubonye wabyitwara mwute mwa babyeyi mwe? Murahiri mushinya mwaba mufite ijambo wabwira umwana ryaba rimeze riti? Imivumo myinshi, bitutsi byinshi, inyuro nyinshi cyane. Ariko Bikira Mariya ngo mwana wanjye, nge na so twagushakanye umutima uhagaze. Ariko murumva uwo mutima w'umubyeyi? Nimwumve namwe igisubizo Yezu yamusubije. Cyagombaga no gutera Bikira Mariya kwiyeba. Ariko Bikira Mariya yarababaye, buriya yarababaye bikomeye, ngo ariko byose akabishingura mu mutima we. Yezu ntabwo yashaka gusuzuguranya cyangwa kumuca amazi n'iki, ahubwo nuko yagombaga kujya amuteguza nyine yuko ubutumwa bumutegereje buremereye bukomeye. Ngo mwanshakiraga iki? Umubyeyi amaze iminsi 3 ashaka umwana we, avuga ngo se Yezu ntiyirengagije, mwanshakiraga iki? Umwana ukirerwa, murumva igisubizo ahaye umubyeyi.
yari kugenda mutegura. Muyoboye ko ngomba kuba mu nzu ya data. Mu yandi magambo Yesu aramubwiye ngo rega ntimwari kunshakisha, ahubwo mwari kunshaka mukangana. Basubiye i Yerusalemu mu ngoro. Muyoboye ko ngomba kuba mu ngoro ya data, bajya kumushakira aho bagombaga kumushakira. Si byo se? Yesu ashaka kubereka mbere ya byose aho bagomba kumushakira. Bajya kumushakira mu ngoro, baramubona, ababwira yuko ariho bagomba kujya bagira ute? Bamushakira. Ngaha ho rero tugomba kujya dushakira impuhwe z'Imana. Ni mu ngoro, aho Yesu aganje, aho atuye, aho ari. Impuhwe z'Imana ntugate umutwe ngo uzajye kuzishakira hirya no hino harya abantu batanira. Impuhwe z'Imana ni ugupfukama imbere ya Yesu, ukamushakira aho ari, ntitugashakire Yesu aho atari. Hanyuma rero wa mwana w'ikirara ise ngo arangije ngo arababwira ngo nimubage ikimasa cy'umushishe, dutarame, tubyine, twishime. Ibirori birakomera cyane. Ibirori birakomera cyane kubera ukwicuza kuri ya mwana w'ikirara. Hari umuntu udakunda ibirori? Twese dukunda ibirori. Biriya birori rero ni ibirori bidutegereje wa munsi tuzaba twaramaze kuzirikana no kwakira impuhwe z'Imana. Umutima wabohotse, icyo ubusigaje ni ugutaramira Imana, ni ugusingiza Imana, ni ugusangira n'Imana ibyishimo. Kristo Yesu akuzwe. Uriya mutima w'uriya mubyeyi ushushanya umutima w'Imana utegereje umunyabyaha kugira ngo uwugirire impuhwe ahasigaye Imana itaramane natwe. Hano ku ibanga ry'amahoro rero ni ibanga ry'umunezero w'ibyishimo byo gutaramana n'Imana umuntu wamaze kwakira impuhwe zayo. Twamara rero gutaramana n'Imana, iyo umuntu amaze kubabarirwa no kwishimana n'Imana bagasangira, avuze ngo mubage ikimasa cy'umushishe, umusangiro n'ubundi uragaruka. Umwana asangira n'umubyeyi ku meza yamaze kubabarirwa. Nyuma y'ibyo, igikurikira ibyo ngibyo ari nacyo ushaka gusorezaho inyigisho. Kristo Yesu akuzwe. Nyuma yo kubabarirwa harya hakurikiraho iki? Hakurikira iki nyuma y'imbabazi? Muri gusubiza iki? Ntabwo ndi kubyumva. Ni ikintu umuvuze? Ni ibyishimo by'uwabaribariwe nyine. Ibyishimo se akuzuye umutima ngo gasesekaraye ku munwa. Buriya iyo ubona umuntu ahora yijimye, impanga, ari umukristu, aba atarazirikana neza, atarakira nyine imbabazi, aba agifite ibikomere bigomba gutsiratsizwa bikomorwa, noneho akagira ingabire y'ibyishimo kubera yuko wamaze kwakira impuhwe, wamaze kubabarirwa, arangwa n'ibyishimo. Rero tuzikeneye, abantu bose barazikeneye. Umaze kuzifata no kuzakira rero, nyuma yo kuzakira bigenda biti? Reka mbasomere icyo ijambo ry'Imana ribitubwiraho. Ngo nimube abanyampuhwe nk'uko so ari umunyampuhwe. Ntimugashinje abandi namwe mutazashinjwa. Ntimugacire abandi urubanza namwe mutazarucirwa. Nimubabarire abandi namwe muzababarirwe. Mujye mutanga namwe muzahabwa. Ikibo gishimishije, gitsindagiye, gicugushije, gisheshekaje, nicyo bazabuzuriza, kuko igipimisho mugeresha ari cyo muzasubirizwamo. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Mwabyumvise neza? Umuntu
wamaze kwakira icyo basigaranye ni ugutanga nk'uko nawe yahawe. Sibyo? Twahawe ku buntu, dutange ku buntu. Imana yatugiriye impuhwe zayo, irazitusakarizaho. Namwe rero abahamya b'impuhwe z'Imana, ni mwebwe mutumwe ngo nimube abanyampuhwe nk'uko so ari umunyampuhwe. Abiyambaza impuhwe z'Imana ngo nimube abanyampuhwe nk'uko so ari umunyampuhwe. Buri wese mu mutima we abanze ajya azirikana impuhwe z'Imana aho yahuriye nazo, uko zamwigaragarije, uko zamwiyeretse n'uko yazigiriwe, bityo ahita atanga igisubizo cy'uko nawe asabwa kuba umuyoboro wazamuwe z'Imana ku bandi. Kuba turi hano nuko twamenye impuhwe z'Imana, nuko twazirikanye ko impuhwe z'Imana arizo zitubeshejeho. Ubakubaza ngo impuhwe z'Imana uzamamaza ryari cyangwa kangahe, wamusubiza iki? Ntabwo ari inshuro imwe ku munsi. Abigishwa bazo baramubaje ngo ese ngo nzamubabarira ngo kangahe? Ngo 7 ka kangahe? Ka 70, ubuziraherezo, ubudashira. Impuhwe z'Imana ntabwo zigira igihe cyo kuzamamaza, nta nubwo zigira ahantu ho kuzamamariza. Iyo uprofisa ijambo ryose cyangwa igikorwa cyose, ujye uribyaza umusaruro nko guhamya impuhwe z'Imana. Nyaboneka amahirwe yo kuba umuyoboro w'impuhwe z'Imana ntakagucike. Sibyo? Guhure n'umuntu aje agusaba ngo utangire umutuke kandi wari ufite icyo kumuha. Reka iyo ni kado y'impuhwe z'Imana. Ubu buronse, ububonye. Uhure n'umuntu babaye ngo utangire winube ngo ariko se ngo ibiki n'ibiki. Hari igihe kuri paruwasi abasazi bajya badutera bakaza nka rimwe mu rugo ari nka 5 icyarimwe, kandi buri wese aba yarasaze ibye ku giti cye, ntabwo baba bihuriye. Ugatangira ukibaza ngo ndabajerane. Hari n'igihe aza rwose akakwiziringaho. Hari igihe bigeze bambera ikigeragezo nkajya shakaho nihisha kugira ngo byibura ndeho nabahungira nabacikira nkahabura, nagera mu cyumba ndaramo bakansangamo, ndashakishaho nahungira biranga pe, mburaho mpungira. Ariko iyo byakiriye nk'umusaraba, hari igihe Yesu akubwira uko uza kubigenza. Rimwe anyizirikaho burundu binyobeye. Na musenyeri yari yaje kuri paruwasi, ngomba kujya kwakira musenyeri nyuma ya misa. Nshakisha ahantu mungira umusazi biranga pe, anyizirikaho. Ndakunza kuvumbura amayeri rero, kuko najyaga hose yankurikiraga, ndagenda njya kwa muganga. Mbona uburyo bwo kumuvuza, kandi kumubwira ngo ajye kwa muganga ntibyari gushoboka. Impuhwe z'Imana rero, Yesu ngo yari yarahaye mama Faustina randevu yo kujya azinduka mbere y'abandi babikira muri shapeli, akaza kumushengerera, hanyuma Yesu akamwihishurira, akamubona imbona nkubone mu isakramento ritagatifu. Umunsi umwe kuri ya saha y'umwihariko mama Faustina yazaga, araza aje kuri randevu ya Yesu, arashengerera shwida. Yesu ntiyamwiyereka nk'uko yari asanzwe ajya amwiyereka. Ava mu isengesho yumva yabihiwe cyane, yibaza impamvu Yesu atamwiyeretse nk'uko yari asanzwe amwiyereka. Hanyuma kuko yakundaga gukora ubutumwa bwo mu gikoni atetse, ngo agiye kubona ari gukaranga, ngo abona Yesu mu isafuriya ari gukaranga ibiryo. Wanagenda agiye gusoroma indabo zo gutegura muri shapeli, ngo ahahurira na Yesu. Akajya abona ya mirasire, akajya abona kwa kundi yamwiyerekaga hahandi, noneho ari kujya ahurira nawe
ahantu hose mu byo arimo, mu byo agiye gukora byose. Ati nagira ngo nkwereke yuko ntaba ndi kumwe nawe gusa hariya mu isakramento uri kunshengerera gusa, ahubwo aho uri hose mba nkuruzi, mba ndi kumwe nawe no mu byo uri gukora byose. Kristo Yezu akuzwe. Yezu nyir'impuhwe aragushaka hose, aragushaka mu byo urimo byose, aragushaka mu buzima bwose. Impuhwe nizibe ubuzima, ntizibe ahantu, ntizibe igihe, ahubwo zibe ubuzima bwose, kuri uyu munsi no kugeza igihe uzavira muri ubu buzima. Hanyuma impuhwe nizibe ubuzima, icyo Yezu aduhamagara twifuzaho muri iyi vanjiri tuzakigeraho rwose, kuko uwo wamaze kuba impuhwe aba yamaze kuba umunyampuhwe nyine, nk'uko Data wo mu ijuru ari umunyampuhwe. Ntaba agishinja abandi, ntaba agicira abandi imanza, ntaba agihatirwa kubabarira, abifata nk'umwitozo, ntaba akigira ubugugu, atanga nk'uko yahawe, ntaba akiziritse ku bantu n'ibintu, ahubwo asigara yihambiriye kuri Yezu nyir'impuhwe umuhamagarira kugenza nka we. Ngo uzabigenza gutyo rero, ngo ikibo gishimishije, gitsindagiye, gicugushije, gisheshekaje nicyo azuzurizwa, ngo kuko igipimisho ugereshwa aricyo nawe uzasubirizwamo. Kristo Yezu akuzwe. Menya icyo Yezu nyir'impuhwe atwifuzaho, natwe ubu buntu buzaduherekeze, natwe tuzabugererwemo igihe Yezu azaba aduhamagara ngo mugaragu mwiza, ngwino wishimane nanjye iruhande rwa Data, kuko wabaye igikoresho cy'impuhwe zanjye mu butumwa bwawe. Uwareba ukuntu tungana gutya yahita abona yuko ikibazo kiri mu maparuwasi yacu kibonye igisubizo. Kristo Yezu akuzwe. Mwakunze umuryango w'impuhwe z'Imana mukawukundisha abantu. Murumva muri iki kinyejana turimo hari ikindi Yezu nyir'impuhwe yabahamagariye, ngo isi ntizigera ibona amahoro n'umukiro igihe cyose itaziyambaza impuhwe zanjye. Mwahangayikishijwe nuko abantu batari kumva no gusobanukirwa no kumenya iby'impuhwe z'Imana, mwaba Kristo mwe. Icyo kibazo kibaraje ishinga, kibaraje ishinga. Wowe waje kwiribanga ry'amahoro, ukakira impuhwe z'Imana, ukabahamagarwa kuba uhamya w'impuhwe z'Imana, icyo kibazo nikikuraza ishinga. Ubu murayiki mwiza ugenda ukajya hahandi hose twari turi kuvuga yuko ubabwira yuko abantu bakeneye impuhwe z'Imana kugira ngo babeho, sibyo? Ntabwo ari muri chapelle gusa. Nabwiye ko Yezu yabwiye Mama Faustina, nushaka uzagenda uvuge no mu kabari ngo Yezu nyir'impuhwe aragukeneye. Ubundi se ko mujya mugiye kunywa inzoga no kwicira rya munani gusa muzajye kubwira n'abaho yuko nawe impuhwe z'Imana zibashaka, sibyo? No mu isoko n'ahandi hashoboka. Erega biroroshye kubwira abantu by'impuhwe z'Imana, se mu biganiro muganira n'abandi mu byo mukora naho muri, wagize ngo biragoye. Buriya abacuruzi bafite amahirwe menshi yo gukiza roho nyinshi cyane, kuko bahura n'abantu benshi babagenderera abakiriya. Ujye ucomekamo rero n'akajambo k'ubutumwa bwa Yezu nyir'impuhwe, bw'ubutumwa bwa gatabo ka jurunari ku byo Yezu yabwiye umunyamabanga w'impuhwe ze, bityo urebe ukuntu uzagenda urokora roho nyinshi. Ariko mbere na mbere impuhwe z'Imana nizibanze ziba ubuzima bwawe, sibyo? Umuntu w'umunyampuhwe, umuryango w'impuhwe z'Imana, nyaboneka ntibazavuge ngo yewe ngo uriya muntu ngo ni umunyamwaga, sibyo? Niba umunyamutima, ejo twizizaga umunsi mukuru w'umutima mutagatifu wa Yesu, kandi impuhwe zavuye mu mutima mutagatifu wa Yesu. Niba umunyamutima agomba guharanira kugira amatwara y'urukundo rwa Yesu,
akayavoma mu mutima wa Yezu, uwo mu muryango w'impuhwe z'Imana agomba kwitwa umunyampuhwe, sibyo? Yego mwa bakristo mwe, uwo ni umukoro ukomeye rero dusaba imbaraga zo gusenga cyane kugira ngo Yezu nyir'impuhwe abidushoboze, kuko twe ubwacu tutabyishoboza. Abantu bafite intege nkeya mu gusenga, kandi ntabwo roho ishobora kubona imbaraga z'ubutungane idasenga. Ibanga rero ryo kugira ngo tubishobore tubigereho, tube abanyampuhwe aho turi hose, nuko twongera imbaraga z'isengesho, sibyo? Isaha y'impuhwe nigera uri mu murima, ujye ufata umwanya uzirikana impuhwe z'Imana, sibyo? Erega ushobora kuvuga impuhwe z'Imana cyangwa ukavuga ishapule y'impuhwe z'Imana, hari umuntu w'umupagani uri nka hariya yareba ibyo ukoze agahindurwa n'igikorwa ukoze cyonyine, sibyo? Isengesho n'ibikorwa byiza n'ubuhamya nibyo koko bizatuma tuba abanyampuhwe nk'uko Data wo mu ijuru ari umunyampuhwe.